uyu ni umurizo w'inka y'ibara rimwe ibara bita igitare mu kinyarwanda icya kabiri uyu murizo ukaba waravuye ku nka ihuriye ku bitsina bibiri gute yari ikimasare n'inyana yari ikinyabibiri yego uyu murizo ukaba ufite imbaraga zidasanzwe iri n'ibanga ry'ubuvuzi buri gakondo ni amahoro yego 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 ariko hari icyo nashakaga ngo umfashe rwose na n'ubu ngubu umugabo yagiye mu kazi ari kureba aho amasaha ageze bitagenda nijoro n'ubu ngubu umugabo ntaragera mu rugo umugabo wamfashije nkamenya umugabo ahantu ari ngufashe umenye ahantu umugabo ari ni ukuri mfashe umenya ahantu umugabo ari ngaho urebamo hano uri kureba hano dore nguyu umugabo wawe dore aho ari ye wamubonye ni umuturanyi wawe wamubonye nyuma yo kubona uyu muntu urifuza ko nagufasha ikindi ki urashaka ko muca mu buhehesi yego umugabo reka mugarure mu rugo yego reka muhuze abandi bagore ni ukuri nabigusabye mbabarira ubinkorere muganzi umva nzagushimira umuntu tutari kumwe agiye muvura nifashishije ifoto ye imyirondoro yampaye kwanza ifoto ye iyo yayimpaye ndamuvura nshingiye kuri rya foto ngakoresha imiti yanjye n'imbaraga zidasanzwe amuvura kandi arakira ufite umugabo cyangwa ufite umubana nk'abashakanye urubyaro rwarabuze ngewe nagufasha ukabyara uri umukobwa barakuzinze abuze umugabo cyangwa uri umuhungu ngewe waza nkakuvura ugakira urumva ufite urubanza rwabaye kansobe ngo nguhe umuti ujye kuburana ibintu bikemuka ufite inyatsi ese baguteza amahembe wabuze amahirwe yawe inyenyeri yawe yarazimye barakwiba yego ikindi kintu gisa nkaho kinakomeye muri iyi minsi ingo zabuze amahoro umutekano ukabura mu rugo mufite ibiryo mufite amafaranga mufite ibikenewe byose ariko mwabuze amahoro njyewe ngwino iwanjye umudendezo uboneke mu rugo umugore agukunda umugabo akunda umugore abana babubahe ese ufite abana bakunaniye uri kubona bahindutse amabandi ku muhanda kandi babahaye byose ngwino gufasha umudendezo uboneka ese gutera akabariro byabaye kansobe urugo rurenda guhirima rwarasenye ngwino ngufashe yego ese igitsina cyawe barakizinze kingana nk'icy'umwana w'amezi 2 ngwino nguhe umuti yego ese umugabo yirirwa kureba nabi ngo ntugize gute uri umugore we kandi hari aho byakomotse ngwino ngufashe umunezero uboneke mu rugo yego ni ibintu byinshi ariko bifatiye ku buryo buri gakondo ngwino yewe muntu wabuze urubyaro ngwino ngurebere impamvu nimara kuyibona nk'umuti njyewe umuntu wabuze urubyaro mu mezi 6 aba amaze kugira icyizere cy'uko atwite yego kandi biturutse ku bipimo bya kizungu mbisubiremo umuntu uzaza kwivuza iwanjye yego
ibyamuzanye ntibikemuka, namaze kumubwira ko birakemuka, uzamamagara amafaranga ya Nyamuhe. ubivugiye ku karubanda bose babyumva ku izuba ry'intangamugabo. okay. Iyo umuntu wanjye maze kumuvura akize, musaba ko namutsirika, yego, amuha intorogwa, none wa muntu umuroga akajya bimwoherereza akamuroga ariko bigafata ubusa. Ariko nanone bavandimwe muri kunyumva, mu rwego rwo kugira ngo n'umuntu waguhemukiye umuntu amunyuzeho akanyafu, nyuma y'uko umuntu waguhemukiye ngiye mpamagara mu guhera igihano, muhe igihano nawe yumva uburemere bw'ikosa yagukoreye. Niba umuntu yaraguhemukiye mbisubiremo, mpamagara mu guhera igihano ku buryo atazongera na rimwe